Butare part 7. Let's go! Butare. So of course Butare banyuzuriza interuro kumuko ni haba ucyakubwira kuri nge ntari narazibona ariko nzi ko zihaba waba warazihabonye waba utarazabonye waba warabagayo or not ni ibintu ngo tutaburana niko biri kumukoni zirahaba nibyo nta bindi Butare. So of course umuntu wakwibiraga mu Rwanda nta nubwo warindaga wigora ngo uramwiruka inyuma hariya habaga aba expert hano wajya kuregera rwose n'uguta umwanya cyari mu kindi gihugu yari indi zone rwose ibyaberaga mu Rwanda byigumiraga mu Rwanda nyine waratuzaga ugataha mubwire nimba na n'uyu munsi ariko bikimeze ariko ngiye kubera ukuntu bahavugaga nabi rinze Butare ntageze mu Rwanda. Can you imagine? Butare. So of course iyo habaga nk'umunsi mukuru ibigo bikajya kudefira kuri stade wagiraga ngo ni igikombe cy'isi competition